kubw'iyo mpamvu nimumara kubikora igikombe cyose kizuzuzwa, ahari udusozi hazaringanizwa. Urumva ko iryo ni ryo humure ryagomba kugera ku Bisirayeli igihe bamaze kugira gute guharura inzira mu butayu mu mitima yabo, bagaharura mu kidaturwa ni mu mutima. Nuvuga ngo imitima y'Abisirayeli icyo gihe nta mana yari ituyemo, inzu idatuwemo yitwa ikidaturwa, kandi Imana itura mu mitima. Bivuga ngo Imana ntiyabaga mu mitima yabo, imitima yabo ikidaturwa. Noneho Yohana byaje bavuga ati niko nimuharura izo nzira, muharura inzira mu kidaturwa Imana izituremo. Yesu agiye kuza, nimwihane kuko agiye kuza. Namara kuza kandi umva icyubaro cy'Uwiteka kizabonekera rimwe. Mbega abantu bazuzura umunezero. Hagira uza kuvuga ngo twige ibimenyetso bizagaragaza kugaruka kwa Yesu, indimi zigakama zikagenda no mwiteranira ahubwo n'iteruko ryakonje. Nuvuga ngo wa wundi wataga inspiration ujya kumva inoranje indiranje kumva ngo revo sinuni ngo ni kwitigiza, ariko bwa butumwa bwiza bwaza wareba bamwe basinziye, baba basinziriye, abandi ukabona barambiwe. Noneho abandi bagasohoka bakajya hanze, abandi bagafata telefone zabo bakigira muri telefone muri touch, kuko harimo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko satani nyine arwanya ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nta kuntu ataburwanya, kuko azi neza ko bukiza benshi. Kubitsa abantu teme turiho kumenya ubutumwa bwiza bw'abantu n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, aribwo butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, aribwo dukeneye no kumva muri no mizi. Yes, ubwo nibwo isi yose ikeneye, aribwo buzaduhesha ijuru. Ni nacyo cyazanye Yesu mu isi. Haleluya. Ni kintu mwazemeye gupfirirwa, zirabambwa, ziratwikwa, kuko nta muntu ushobora kwigisha inyigisho z'iby'isi ngo bamurwanye. Yego, ntabwo bishoboka. Abantu bose tuzagaruka Paulo tuzabigaruka no mu Bagalatiya. Yaravuze Paulo yaranditse aravuga ngo abashaka igikundiro ku bantu bose bazagoreka ubutumwa bwiza. Urumva ninde muntu wigeze akubitwa cyangwa atwikwe cyangwa abambwe abwiye abantu kurya no kunywa? Turashaka kureba ishingiro ry'ubutumwa bwiza. Bibiliya iratubwira ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. None intumwa ziyishkure zizira kuvuga ubutumwa bwiza. None se ubutumwa zazize ni ubu ngubu bw'ibiryo n'amafaranga n'akazi? Ubu se ushobora kubuvuga akagira umuntu kurwanya na leta z'isi zakwirukankaho? Ubu se kubwira abashumba abapaseri benshi b'Abanyamerika bigisha ubutumwa babuze aho bashyira abantu n'abakire cyane. Yesu acyahe ubwo bukene, Yesu acyahe iyo nzara, Yesu acyahe ubwo butindi, ubwo bushumire Yesu abucyahe. Atariko abucyahe cyangwa nta bucyahe, abucyahe mu izina rya Yesu. Hata abantu muraha mu byizeye mutere haleluya. Mufate intebe zanyu, mwikorere intebe zanyu, mwikorere ubukene bwanyu nizo nyigisho. Ubwo se urumva hari umuntu ushobora gukizwa muri iryo teraniro? Abantu bazahera mu rujijo rw'urungabangabo rw'Agakiza, ntibazigera basobanukirwa n'umunsi n'umwe agakiza icyo ari cyo. Utangira kureba za ngero za bimwe mu byo abashaka kuzana bwa butumwa bwa prosperity, ingero bigisha bitewe n'aho bagiye kwigisha. Urumva niho twari tugeze kugira ngo dusobanurire abantu basobanukirwe zimwe mu nyigisho cyangwa mwe mu mirongo yo muri Bibiliya bakora kwifashisha. Uruvuga ngo context babivugamo kugira ngo babone uko bayobya abantu, kuko zira nyigisho ni inyigisho z'ibinyoma. Abazigisha n'abigisha b'ibinyoma. Rwose abantu badukurikirane kandi babyumve, babyemere, ubyumve nuko abantu bose bigisha inyigisho zishingiye ku mubiri gusa. Ni inyigisho z'ibinyoma. Icyambere nuko kugira ngo abantu bundi bumve ubutumwa bwiza butuma bakura, nuko umwigisha basobanura ijambo ry'Imana mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ntabwo twigisha filozofi gusa, kuko ibintu bya filozofi nabyo si turi mu mubiri. Twigisha ijambo ry'Imana ryumvikane mu mwuka, ryumvikane no mu mubiri. Nawo niba ufashe Bibiliya ibintu byose ugahora bikompara n'umubiri, ukajya muri Yesaya, niba Yesaya yaranditse akavuga ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, warangiza ugatuvuga ati tugiye kugana ku ijambo rivuga ngo nubwo zacuzwe
ariko ntacyo zizagutwara. Haleluya. Urumva ako kantu ati hoya hindukira mugenzi wawe umubwirira ijambo nubwo zacuzwe ntacyo zizagutwara. Ubwo agahera aho rero ubundi intwaro ziri mu bwoko bwinshi. Intwaro ziri mu bwoko bwinshi. Hari intwaro tuzi z'imbunda, tuzi inkota, tuzi ibyuma, atari ko ngewe zizo shaka kuvuga sizazo Yesaya yashaka kuvuga. Hari intwaro abantu bacura bakugambanira mu kazi kawe. Urabizi bajya baterana mu nama bagakora inama ariwe barimo baragamba kugira ngo bakuvane kuri ya ntebe nabo bayicareho. Ati nagiye nkubwire ngo iyo ni intwaro bagucuriye. Haleluya. Urumva icyo kintu cya kabiri kuvuga ati umva hari umurozi. Abarozi bahora baterana bari kwiga uburyo bazakwica. Iyo ni intwaro bakoze groupe. Iyo ni intwaro, izo ni intwaro barimo kugucurira. Numva se ubutumwa butaryoshye. Umva hari n'umwe buryoheye amatwi. Bararyoshye nta n'umutabukunda buri wese. Ibyo ariko nge mpamya ko binakurura abantu cyane. Kandi mubwira nyine ni inyigisho zikurura abantu ku buryo n'abapagani baza bakomera bakaza bakicara bakumva ibyo uri kwigisha kandi baterizera umwami Yesu. Nta na gahunda bafite yo gukizwa. Nukuri nta gahunda bafite yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ariko kuba kuri kwigisha ibintu by'ubuzima bw'umubiri babamo. Bakemera bakaza bakicara muri iryo teraniro ngo bumve ibyo bigisha. Warangiza bagasohoka bavuga ngo zari zicuzwa ariko tumenye ko ntacyo zizadutwara. Kandi ntarizera, ni umupagani, ntaramenya aho biri. kavuga ati shati bajyaga bangambanira shamu kazi shahu atariko ati hari umuhanuzi uvugiye mu itena ndahanyuze nicaramo ati avuze ko nta ntwaro bacuze kurwanya izagira iki ntwara. Kandi ni umupagani, ni umusambanyi, ni umujura, aracyanywa inzoga, aracyafite ibyaha. Mbega ntarakira Yesu umwami n'umukiza we. Ariko kuko izi nyigisho zitarimo agakiza, umupagani aricara akazumva, ariko ibeshya uvuga umusaraba, ibeshya uvuga ubwami bw'Imana, aratahaguruka muri iryo teraniro. Kuko satani yanga ubwo butumwa, arahita kuvuga ati haguruka, ibyo ntibyumva, haguruka bugendere, genda. Agateguka akajya gute? Akagenda. Kandi ari byo urumva icyo kintu, urumva icyo kintu wowe ufite imbaraga ku bwiza bw'Imana. Yes. Noneho icyo ushaka kuvuga aha ngaha, urumva nk'uyu murongo awusomye uko nyine Yesaya yawuvuze. Yego. Aba wigishije bumvishije ibyo binavuze bumva n'ukuri. Ariko kugira ngo wowe usobanukirwe uko kuri k'uwo murongo, yego, ihere nibuza ku gice cya mbere umurongo wa mbere, cyangwa se uvuga ati ngiye guhera nibuza ku gice cya gatatu ngiye nisomere ngere kuri iki gice twari tugezeho. Yego. Aho yadusomeye numvi igitumira ijambo Yesaya yarihanuye. Kukiri ijambo Yesaya yarihanuye ngo nta ntwaro bacuye kurwanya izagira ikigutwara. Ese ni iryo jambo gusa ni? Ese ni iryo jambo Yesaya yarashatse kuvuga, ni icyo yarashatse kuvuga. Noneho aho ngaho yuvuze aho ngaho ngo gushaka kumenya icyo Yesaya yabivugiye, ujya kuhagira wamenye igituma Yesaya yavuze iryo jambo, ku buryo ushobora gutawumva ukumva si n'intwari zisanzwe Yesaya ashaka kuvuga, cyangwa se ukavuga ati nizisanzwe ariko inkomoko niyi. Ikindi cyangwa ukavuga ati si bundi ubuhanuzi Yesaya yavuze bwarebaga jewe, kuko nk'iryo jambo Yesaya yahanuye ngo nta ntwaro bacuye kurwanya izagira ikigutwara. Ubundi Yesaya mu buhanuzi bwe bwinshi yahanuye yavugaga Yesu, yerekeza ku bintu kuri Yesu gusa. Nanone akazamo n'ubundi buhanuzi buke yerekeje ku Bisiraheli, ndetse n'ubundi bwerekeye ku banyamahanga, ariko cyane ubuhanuzi buvugamo bwinshi ni kuri Yesu. Nk'iryo jambo ngo nta ntwaro bacuye kurwanya izagira gutwara, ni Yesu yavugaga. Yarimo kwerekeza igihe Yesu azaba ari ku musaraba, igihe intwaro zacurwa kugira ngo bamwice, kugira ngo apfe birangire. Ariko Imana yamutabariye ku musaraba, arapfa iranamuzura. Urumva za ntwaro zaracuzwe, ariko ntacyo zagize gute zamutwaye. Aha rero wibuka neza ko Yesu zamugezeho arapfa mu ruhande rw'iki rw'umubiri, ariko kuko nta cyaha yakoze za ntwaro zafashe ubusa.
hano uyu rero warimo arigisha akigisha nk'iri jambo yerekana ko rwose nta n'uwagukoraho nyamara Yesu bamukozeho kurusha Yesu se ku Imana nemwe ahubwo Yesu afite n'ububasha nuzi ko Yesu yigeze avuga ijambo rimwe baje kumufata se akabaza ngo muje kureba ndi ubwo ni rya joro basengaga mu gashyamba k'Getsemani na Petero na Yakobo na Yohana ari gusengera umunsi wa nyuma abwira Imana ngo iki gikombe ukindenze bamaze kuza arabaje ngo murashaka nde turashaka Yesu w'i Nazareti ati ni jewe basubiye inyuma bikubita hasi bamera nk'abapfuye barongera barabyuka gusa n'iki cyatumye basubira inyuma arongera babaza muje gushaka nde turashaka Yesu w'i Nazareti terega ni jewe ati gihe nabaniye namwe ntawugeze atinyuka kunkoraho ngo amfate ariko iki gihe kigezemo ni igihe cy'umwuka w'umwijima Imana yemeye kuba kuntanga amaboko yanyu ngo muhore ibyo mushaka niwe wemeye gutya arabiha ariko wumve ko yavuze ngo ninjye Yesu bagakubita hasi wumva ubasha afite ikindi Petero baragurutse umwe bamuciye ugutwe Petero Yesu arongera afata ugutwe agushyiraho gutya kuba gusubiye umva ubasha afite atabwira Petero ati Simoni Petero subiza inkota urwubate kuko urugamba ngiyewe ndwana rugamba turwana ntago ari urw'uyu mubiri no aravuga ngo iyo aba ari urw'uyu mubiri mba mpamagaye batayo y'abasirikare y'ingabo z'ijuru abamarayika ati ni mwisegonda naryo sijyanashyika n'idakika ubundi nkakomeza ubuzima bwanjye ati ariko none iki ni igihe cy'ubutware bw'umwijima Imana yemeye kuntanga mu maboko y'iki y'abanyabyaha nimwakire noneho rero urumva ko Yesu ubushobozi bwose yari abufite ariko yemera ko byose bigira gute bimubaho izo ntwaro ziracurwa banazimukozaho ariko iri jambo ryuzuye ryari iri jambo rivuga ngo nta kizo uzagira icyo zigutwara nuko yapfuye akazuka iyaba yarahezeyo zari kuba zagize icyo zimutwara ariko kuko yazutse barazicuze ariko ntizagira icyo zimutwara uyu murongo rero ni Yesu reba none ndawufashe ngiye kuwusaturisha abantu nta ntwara bacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara ati bomba Bibiliya yawe narinzanye ijambo ry'ubuhanuzi nuko ubundi batangira ijambo ry'ubuhanuzi narinzanye n'iri riravuze ngo nubwo zacuzwe ariko ntacyo zizagutwara n'amajwi kandi bayanize wahaca se agatangira kuvuga ngo mu barozi zaracuzwe mu kazi zaracuzwe ku ishuri zaracuzwe aho ugenda hose zaracuzwe atari kumva ijambo ry'ubuhanuzi riravuze ngo ntacyo zizagutwara ati he tera haleluya nawe kumva urafashije bahita bajya no mu ndimi bakizunguza bakajya mu ndimi icyo ntabwo nzi aho zira nimba indimi ziva nimba zira ndimi Imana ibaha cyangwa bahaye ziva muri inspiration ntabwo mbizi umva reka nkubwire icyo kintu ngewe nagiye nyigisha n'abantu benshi babwa niba uvuze indimi mu nyigisho nk'izo ariko habwirizwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo indimi zikabura urabeshya ntabwo Imana iri kumwe nawe ntabwo ukijijwe niba umuntu ashobora kukwigisha inyigisho zishingiye ku biryo n'amafaranga n'akazi n'ibyo byose tuvuze n'ibindi tutaravuga byinshi tuzavuga byinshi ko nta kintu turavuga ukajya mu ndimi ariko haza umuntu ubabwira ngo tugiye kwiga ku kugaruka kwa Yesu zigakama ni umva zigakama gukaratanya no gusinzira ugatanya no kuvuga uti uyu muntu adusinziriza hagira uza kuvuga ngo twige ibimenyetso bizagaragaza kugaruka kwa Yesu indimi zigakama zikagenda mwiteranira ahubwo n'iteruko ryakonje mvuga ngo wa undi watanga inspiration ujya kumva no ranje indi ranje kumva ngo revo sinumwe ngo ni kwitigiza ariko bwa butumwa bwiza bwaza wareba bamwe basinziriye baba basinziriye abandi ukabona barambiwe noneho abandi bagasohoka bakajya hanze abandi bagafata telefone zabo bakigira muri telefone muri touch kuko harimo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko satani nyine arwanya ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nta kuntu ataburwanya ukazi neza ko bukiza benshi hanyuma iki kintu cyumve kuntu gikomeye ugasanga
umunezero washize muri iryo teraniro, kuko harimo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Kuko umuntu yigisha kugaruka kwa Yesu, yigisha ku bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Kuko umuntu yigishije kondisiyo arimo gusobanurira abantu icyaha n'ikitari icyaha, cyangwa se icyaha n'igisa nacyo, ugasanga iza ndimi zagiye. Aho ni wihita ubonera ko ari ikibazo gikomeye kuri za ndimi wa muntu yavugaga. Ese indimi ushobora kuvuga ko bavuze ibiryo, kuko bavuze akazi, kubera ko basobanuye ko hari intwaro z'amarozi, hari intwaro z'ubugambanyi, hari intwaro mbega zihari nyinshi zacuzwe, ukavuga mu ndimi ngo ko Imana ngo zivanyeho. Ariko havuga ubutumwa bwo kwihanisha ibyaha, kukwereka uburyo ukosa ugasanga zakamye. Havugwa ubutumwa buvuga ku maraso ya Yesu Kristo, havugwa ubutumwa bwerekeze ku musaraba, havugwa ubutumwa bw'urupfu rwa Yesu, ugasanga indimi wazibuze. Ese ziriya ndimi wavugaga ubwo ko ni umwuka w'Imana waziguhaye? Ntabwo ari inspiration y'Imana, si inspiration y'Imana. Iki ni ikibazo gikomeye, kandi abakristo dukwiye kwicara tukajya mu byanditswe byera kugira ngo duhishurirwe neza ibanga ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, tunahishurirwe ibanga ry'ubutumwa bwiza bw'abantu. Icyakora hari abantu bafite ubuyobe, bayobejwe n'ibyo bintu, tubwiriza ubutumwa bwiza ahubwo bakagaruka bavuga ngo nitwe twayobye. Ni ikibazo gikomeye Fabrice. Niba umuntu akubwiza ubutumwa bwiza tukakwereka inzira, twe turakubwira Bibiliya, turavuga ijambo ry'Imana, dufite intekerezo, turatekereza neza, ibyo tuvuga turabizi neza kandi twabikiriyemo. Yes, turimo kwirefera muri Bibiliya, ntabwo turimo kuvuga ibintu by'umunwa gusa. Niba utemera ibyo tuvuze ahubwo ukavuga ngo twebwe twarayobye, ahubwo wayobye nabi. Uzi umuntu udashobora kwemera icyo ijambo ry'Imana rivuga, urimo kwigisha yirefera muri Bibiliya ukavuga ngo biravuze ngo gisimbyemera. Uwayobye nabi, uko dore wayobeye nabi, ni ukuba ugeze ku rwego rwo kutemera icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mbega ubuyobe. Ni byiza ko nanone tugomba guhugurana na bakabimenya. Yes. Niyo mpamvu nyine ibi tuba twateguye iri ni isomo rigari, navuga ngo turi kuganira ku nsanganyamatsiko iremereye, kandi ireba abo muri iyi minsi y'imperuka, ireba muri iki gihe. Inyigisho ziriho zahanuwe kera, zahanuwe n'intumwa, zihanurwa na Yesu, umva baravuze. Nibyo turimo turasobanurira abantu kugira ngo ibintu babyumve neza, bamenye ukuri k'ubutumwa bwiza ni ukuhe. Kuko ubutumwa bushingiye ku by'isi gusa zero. Abantu nibashurirwa ubwami bw'Imana babumenye, kuko mu bwami harimo byose. Ninde muntu watunze ubwami bw'Imana ushobora gusonza se wahura n'ibibazo? None tujya kwigisha abantu ibyo ubwami buzana, cyangwa twigisha ahubwo ubwami buzabazanira ibyo ngibyo. Niyo mpamvu iki kiganiro gikenewe cyane, tukamenya ubutumwa bwiza bw'Imana. Yes. N'ubutumwa bwiza bw'abantu. Njye nigiyemo byinshi, kandi n'abagiye bakurikirana bagiye babigiramo byinshi. Barimo kugenda bahembuka, nanjye barimo baratwandikira badushimira. Ntitwirukira bano bahanuzi batubwira ati Imana iguhaye computer, Imana iguhaye PhD. Computer bajya bazihanura se? Hari umuhanuzi nabonye ngo Imana iguhaye computer, ngo kiriya kintu kimeze gutya, nyine ndavuga ati ngo ni computer. Imana iguhaye computer, nyine iguhaye, nyine muri make nkumva nibyo bintu bya mbere mpaye, nkaho yabasha kunyiza ibyaha, induhure, nkumva nyine nkeneye kumva ese iri juru. Ubu natangiye kugenda mfunguka. Umva Fabrice, reka nkusobanura akantu kumve. Tugaruke kuri wa murongo abantu bifashisha duherutse kuvugaho, wa wundi uvuga ngo nimuhumurize abantu banjye, muhumurize mubabwire ibyurutse umutima. Ariko wamba baruka usoma, somera Yesaya 40:1. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyivuga. Umurongo utaryoshye. Muvuga ibyurutse imitima y'abi Yerusalemu. Mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurira ngo ako kantu gatindeho.
ngo urumva kuntu Yesu atangira hanura none asagera ku murongo Yohana mu butayu yatangiriyeho bw'iyutaye yego ngo nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa n'ahagoramye hazagororwa n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. ubwo nibwo butumwa Yohana yavuze ubwo yararimo kuvugira kuri Yorodani ategurira Yesu inzira. Yego ubwo nibwo butumwa yagurutse avuga. Urumva ryahumure Yesu atangiye hano mu gice cya 40 n'umurongo wa mbere ko ryerekezaga kuri Yohana uzabwira abantu ngo nimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze igikombe cyose kizuzuzwa. Ariko umuntu bivuga no wa mbere nago Yohana narakagera nsoma ariko uwa mbere we nari inkuzi yego urumva ko ihumure Yesaya yashaka kwerekezaho n'ihumure nizazanwa na Yohana ubwo azaba ari kubwira abantu ngo ni mwihana arakomeza hasi ko arabigaragaza maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa. Abantu bamaze guharura inzira mu butayu kandi abantu bose bazakibonera rimwe. Uwo ni Yesu nyine niwe bamubonye muri cyubahiro cy'Uwiteka ariko bamubonye Yohana amubanjirije ariko babwira ati nimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze kubw'iyo mpamvu nimumara kubikora igikombe cyose kizuzuzwa ahari udusozi hazaringanizwa. Urumva ko iryo ni ryo humure ryagomba kugira ku Bisirayeli igihe bamaze kugira gute guharura inzira mu butayu mu mitima yabo bagaharura mu kidaturwa ni mu mutima. Nuvuga ngo imitima y'Abisirayeli icyo gihe nta mana yari ituyemo, inzu idatuwemo yitwa ikidaturwa kandi Imana itura mu mitima. Bivuga ngo Imana ntiyabaga mu mitima yabo, imitima yabo ari ikidaturwa. Noneho Yohana byaje bavuga ati niko nimuharura izo nzira, muharura inzira mu kidaturwa Imana izituremo. Yesu agiye kuza, nimwihane kuko agiye kuza. Namara kuza kandi umva icyubahiro cy'Uwiteka kizabonekera rimwe, mbega abantu bazuzura umunezero. Urumva rero ni ikibazo gikomeye bafata ku karongo kamwe konyine bagatabanga ariko ngo kamemu ngo nubundi ijambo ry'Imana ngo ratubwira ngo tukwigumuriza abantu ngo siko Yesaya hano Yesu ariko urebye yatangiye gutyo ariko kwerekana ko ihumure rizazanwa nuko abantu bihannye. Yego ikingenzi bari gusiga ikingenzi bagafata ku karongo. Noneho uzasanga abigisha benshi ariko niba abasatuzi twabonye barimo kubwira abantu amahimbano bitewe n'indamwa bashakaho, ugasanga barahora bagaruka ku nyigisho. Arategura udutopiki, barisigaye bategura udutopiki tumeze ukuntu, bagategura agatopiki avuga ngo Yesu na Yohana bari mu nyanja, n'intumwa bari mu nyanja ngo muraburaza. Abigishwa bakangura Yesu, Yesu arakanguka cyaha iki inyanja n'umuraba byose biratuza. Agahita akavuga ngo tugiye kuganira kuri topiki ku buhanuzi mbazana Imana yampaye. Yesu acyahe iyo miraba yawe n'imiyaga biri imbere yawe. Urumva Yesu abicyahe mu izina ryande cya Yesu. Haleluya. Agataye gusobanura amateka Yesu ko bambutse bari mu nyanja, ko haje umuraba, haje umuyaga, ko byahushye ngo intumwa ziranje zikangura Yesu ariko byazicanze ngo Yesu arakanguka agataba ati kangura Yesu acyaha iyo nyanja n'umuraba biri imbere yawe. Kangura Yesu kangura Yesu. Kangura Yesu acyaha ubwo bukene bwawe, kangura Yesu acyaha ubwo bushomere bwawe, kangura Yesu acyaha ni ugasanga ni iryo vuga butumwa ryibereye gusa. Uzi ko numva mfashijwe, numva Yesu koko yarasinziriye muri ngiye koko kangura Yesu kandi bagatabajya no mu ndimi bakazivuga. Prosperity gospel. Umuntu wese waje muri iryo terane numva ko Imana yambwiye, yarambwiye ngo maze indaya igataha ivuga ngo Yesu acyashya inyanja, acyasha ubukene. Ubwo bukene agiye gutajya kwicuruza kuko Imana yacyashya ubukene, arabona abakiriya benshi bari buze kugira gute, bari buze kumugurira igitsina kugira ngo baryamane kuko umuhanuzi yamubwiye ngo ubukene arabucyashye. Imana irambwira ngo indaya igataha ivuga ngo ubukene Yesu arabucyashye. Umujura agatavuga ngo ubukene arabutashye, agatajya kwiba ngo Imana yamubwiye ko icyashye iki ubukene. Umunyamuka agatavuga ngo Uwiteka cyashye ubukene. Mbega abanyabyaha bose bapagani bagatabivugira gutyo.
ijwi ry'Imana icyo gihe ribimbwira ryarambwiye ngo ninde wababwiye kubwo ari bwo butumwa mujya kwigisha abantu banjye. yego umva ijwi ryambwiye rifite umubabaro mwinshi rirambwira ngo abantu banjye muri kuyobya yego nzabababaza. Imana iturengere. nose urumva ubu butumwa buri kuvugirwa mu itano ry'abantu benshi. umujura urimo ari bwihane arihana ikizi arihana kandi umubwiye ko Uwiteka cyashya ubukene n'inzara n'ibiki byose agiye gukangura Yesu yibe byinshi. none se urumva hari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bamubwiye bumutera kwihana? ntabwo ugeze umwereka inkomoko y'icyaha n'ukuntu ari umunyabyaha. ntabwo ugeze umubwira ubwami bw'Imana ukuntu bwatugeneye ibyiza tuzabaho tutazongera kugusonza wenda ngo tujye kwiba nk'uko we yiba kuvuga ati hari ubwami uzabamo. ubwo bwami ntuzigera usonza ngo ube wajya kwiba. hanyuma kugira ngo ubwo bwami buhabwe nk'uko wihana utajya gusobanura byawe. none ntabyo yigishijwe. uramwibwira ngo Yesu acyahe ubwo bukene, Yesu acyahe iyo nzara, Yesu acyahe ubwo butindi, ubwo bushomeri Yesu abucyahe. atari ko abucyahe cyangwa ntabucyahe, abucyahe mu izina rya Yesu. ati abantu muri aha mubyizeye mutere haleluya. mufate intebe zanyu mwikorere intebe zanyu mwikorere ubukene bwanyu n'izo nyigisho. ubwo se urumva hari umuntu ushobora gukizwa muri iryo teraniro? abantu bazahera mu rujijo rw'urungabangabo rw'Agakiza ntibazigera basobanukirwa n'umunsi n'umwe agakiza icyo ari cyo. bazahura ari abana mu gakiza. noneho ubwo nyine ngo izo nyigisho ngo arimo arigisha ngo ari gushingira kuri uwo murongo ngo ari guhumuriza iki ngo ari kubaha ihumure. kandi Yesaya hanura yerekezaga kuri Yohana uzaza muri Isiraheli akabwira abantu guharura mu kidaturwa cy'imitima yabo aho Imana yavuye itakiba ikabagarukamo bakaba bagize ihumure. none we afashaka konyine niko urayifashisha ngo ariko ngo dukwiye guhumuriza abantu kamemu ngo abantu bakeneye ihumure ngo nta mpamvu yo gukomeza ngo bakanga ngo batera ubwoba. ubu ni ubutumwa bukiza imitima y'abantu butera ubwoba. gute bitera ubwoba? burakiza imitima. Yesaya aravuze ngo ni amahoro umunyabyaha niko Imana yanjye ivuga. bivuga ngo umunyabyaha akiza ibyaha bye agize amahoro. none tuzanye ubutumwa bukiza ibyaha abantu ngo bagire amahoro kuko Yesu niwe amahoro yacu. ahantu hatari ibyaha Yesu yinjiramo amahoro akahagera. none niba hari ibyaha uwo muntu afite amahoro? none kuko tuvuze ubutumwa butuma abantu bagira amahoro Yesu akabinjiramo ngo turi kuzana iterabwoba ibyo tuvuga ngo ni ubuyobe ngo ntabwo turi kubwira abantu ngo kameme ejo bundi mu minsi yashize hari umuntu we ngo ni umupasiteri twiriwe tugiye impaka kuri nuza kuri ducatinga kuri WhatsApp ku rubuga duhuriyeho. ibintu bye byose uzasanga kenshi ari mu mubiri abishyira. nabimubwiye naramubwiye ni kugira ngo wumve Bibiliya uyimenye ni uko uyumva mu mwuka no mu mubiri. none ndumva ibintu byawe byose ubyerekeza hehe? mu mubiri. ubwo se abantu bazigira bamenya agakiza mu gihe ibintu byose ubyerekeza mu mubiri? Abisiraheli nibo babwirwaga ibintu kandi bigahita bishyirwa no mu bikorwa mu mubiri. nuvuga ngo Isiraheli yatubereye ikimenyetso cy'iby'umwuka ariko bo ibintu byabo byose byabaga ari iby'umubiri gusa. rero ndumva twadusubikiye ahangaha twaba duhagaritse tuzakomeza ikiganiro cyacu. ndibutsa abantu teme turiho kumenya ubutumwa bwiza bw'abantu n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aribwo butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana aribwo dukeneye no kumva muri no minsi. ubwo nibwo isi yose ikeneye aribwo buzaduhesha ijuru. ni nacyo cyazanye Yesu mu isi. Haleluya. ni kintu mwazemeye gupfirirwa zirabambwa ziratwikwa kuko nta muntu ushobora kwigisha inyigisho z'iby'isi ngo bamurwanye. yego ntabwo bishoboka. abantu bose tuzagaruka Pawulo tuzabigaruka no mu Bagalatiya yaravuze Pawulo yaranditse aravuga ngo abashaka igikundiro ku bantu bose bazagoreka ubutumwa bwiza. urumva ninde muntu wigeze akubitwa cyangwa atwikwe cyangwa abambwe abwiye abantu kurya no kunywa? turashaka kureba ishingiro ry'ubutumwa bwiza. Bibiliya iratubwira ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. none intumwa zishwe zizira kuvuga ubutumwa bwiza. none se ubutumwa zazize ni ubu ngubu bw'ibiryo n'amafaranga n'akazi? ubu se ushobora kubuvuga akagira umuntu ukurwanya na leta z'isi zakwirukankaho. ubu se mubwira abashumba abapasiteri benshi b'abanyamerika bigisha ubu butumwa babuze aho bashyira abantu. ni abaherwe bo mu rwego rwo hejuru kuko ni ryo rari. ni ukuvuga ngo abantu bose bifite nyine bari mu mubiri bakunda iby'isi. iyo ubyigisha iby'isi rero ugategura inyigisho zigisha abantu gukora n'uburyo Imana itanga ubuzima mu mirimo akaba aribyo tegura bikamubwira rwose
nta muntu n'umwe urwanya gukora. Ndamutse nteguye amatopiki yo kwigisha uburyo kuntu Imana ishyigikira abantu bakora n'ukuntu ibagura, nkagenda ntanga n'ingero nyinshi, nta muntu utanyirukankaho. Ariko ntago cy'ingenzi ibi byo turabyigisha, ariko si cyo cy'ingenzi cyane kuba aricyo tuvuga. Ako orozi kambwira akantu kibanga siko nanjye kugira ngo nkizwe nari nje nkurikiye prosper is gospel umva kabanga, natinye ko Imana izankenesha ibyo by'ijuru ntabwo nanje mbyitwayemo, ariko waje nyine bimeze neza cyane nintaza gukizwa imigisha izavuga Imana yankoreye nubwo ari byo byanzanye wenda wese ukubitana n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko iyo nkomeza kugendera muri icyo kigare izi nyinshi za prosperity gospel aribo nkomeza kugenderamo nari kugwa, ntabwo nari gukomera. Ni wowe ntabwo wari gukomera kuko amafaranga ari kubura ntabwo, ariko nicyo cyanzanye nazanywe nuko Imana itazanteza ubukene mu isi, ntazabura umva. None umaze guhishurirwa ubutumwa bwiza noneho umva njya mbwira abantu nari fite umuntu umuterankunga umusponsor ufasha kwiga, ndavuga kugira ngo atazareka kuntera inkunga, uri kumva, reka njye gukizwa, sibyo atazareka kuntera inkunga. Yego Imana ikomeze mbega utere nizo mbaraga. Yego kuko ninkomeza kuguma muri kaminuza ndimo kwishakira abakobwa n'ubana nanjye kujya mu ngeso ndundi ntangiye kwiko ndi umustar jewe ngenda ndi umustar ufite amafaranga mw'inzoga mbonye n'ibiki byose. Ndavuga ati rero reka ibyo mbireke nkurikira Imana kugira ngo itazafunga ahavaga amafaranga ko umustar, urumva. Ariko Imana nagize nuko natangiye kumva ko buzima, ariko nakubeshye ubuse reka ngoze yego yo komeza kwazo yishugura nazo ubuhagaze mba nare ubuzirukankamo cyane none ntabwo nari kumenya ko Imana yangi, ntabwo nari kumenya ibyo by'ijyana cyaha yanga ibiki ibyo ni wari kubimenya. Hari ikiganiro twakoze mbere nakunze, ntabwo nari kumenya iby'ingenzi birimo. Ese uyu umuntu yamaze kwakira agakiza arakurikizaho iki arakurikizaho iki? Ntabwo iriya jambo twatangireho ngo mubabwire ubutumwa bwiza, nagize Imana mpura n'abantu babinyigisha, banyigisha ijuru, banyisha kwitondera iby'Imana yavuze, kumenya amategeko y'Imana cyane cyane kwanga icyaha kugira ngo tutandukana n'Imana. Wenda nibyo ngibyo nari nkurikiye ntabwo byahagaze, byese bihagarara totally, ntabwo byahagarara kuko ni Imana yabitangaga. Ariko aho nabijyanaga mu nzoga ngiye no kutangira kujya mu ndaya byarahindutse, ushobora kuba natera imbere birashoboka, ariko tumenye kugira abantu ubutumwa bwiza bw'Imana atari ubutumwa bwiza bw'abantu, sibyo? Urumva hari ikintu twavuze ubushize, twabonye ko abantu bakizwa ari ibyo bakurikiye. Icyambere iyo babibonye baragwa, kuko nyine icyo baje bashaka ku Mana barakibonye, nose baracyashaka iki kandi. Icya kabiri iyo babibuze nabwo birabagusha, kuko nibakomera bivuye ngo ubutumwa bushingiye ku by'isi gusa, bushingiye ku mbega mu rurimi rw'icyongereza ni prosperity gospel, ni ukuvuga ngo ni uburumbuke, gutera imbere, kugubwa neza, amajyambere, amafaranga, mbega ibyo byose ntabwo izi nyigisho umuntu waziriye wazinyweye akaba arizo akomeza guhura nazo ajya asobanukirwa agakiza, ahora ari ingwingiri mu gakiza, ntasobanukirwa icyaha icyo ari cyo. Ese ibyaha nkwiriye kureka n'ibyo nakwiye kureka ni ibihe? Ese ubundi ibyaha ni ibihe ngo mbimenye? Ikindi ntabwo ashobora kumenya uburyo umuntu yitwara imbere y'Imana. Uzasanga ari wa muntu ugitukana, uburyo mushobora no kumukubana kumva avuze urututsi rwaho ngaho, kandi buri munsi ajya gusenga umubona muri worship team arimo araramya, arimo aragira ati, ukamubona none ukabibona muri comportement ye, n'ubundi ugasanga mu myitwarire ye nta gakiza karimo, haba mu myambarire, haba mu nshuti afite, ugasanga ni abapagani, haba mu bantu basengana nabo ugasanga nta gakiza bafite, haba mu mibanire y'abantu n'abandi ugasanga mu kanwa kacyavamo amagambo y'urukozasoni ateye isoni. Ni wa muntu ushobora gutukana, ni wa muntu ushobora kuvuga ijambo riteye isoni utatekereza ugatungurwa. Ni wa muntu rwose udatinya icyaha, mbega uvuga ibintu nk'uko yari ameze akiri umupagani, nta cyahindutse. Kubera iki?
ntabwo yageze nyine yigishwa ubutumwa bwiza bw'ubwami, nigeze yigishwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo gasobanukirwa agakiza kariko. Icyakoze bamubwiye ko kubaha Imana bibyara inyungu z'iby'isi, harimo amafaranga, harimo akazi, harimo ibindi. Ariko icyitonderwa twabonye ko ibyo byose Imana yabiteguriye abantu bose. Dusa nk'abasoze ino ngingo ndashaka kugira ngo tugire akantu dushimangira tusohoka. Hari akantu wakomojemo gato tubwira ko hari ikintu Imana, hari yereka Imana yakubwiye ikakwereka kuri bino bintu. Ndagira ngo use nk'urisubiramo neza gatoya dutanga ubutumwa dusoza ikiganiro cyacu, kugira ngo watubwiye ko wabonye yere kubona hari n'umuntu Imana. Ubushize ikintu gisobanuyeho navuze ko ubutumwa Imana yabumera hitwa Inyamagabe. Ubwo ni mu majyepfo, hahoze ari Gikongoro. Nari mfiteyo seminari y'icyumweru ngomba kwigishayo kunuza ku itorero bari bantumiyeho. Hanyuma ngewe nagiye ndi no mu bihe byo gusenga. Ngeze ndababwirani rwose ntimuzananyakirije kubabwiriza ubutumwa bwiza. Imana yasanze ku munsi wa gatatu ari saa 5 z'ijoro, ndyamye ari nijoro, imvura imiragwa, ijwi ry'Imana rirampamagara, Jarike Karame byuka wicare, ndashaka kubwira bimwe mu bimenaguye imbaraga z'abera bikaba bituma itorero ryanjye riba akazu yasi. Mu kintu yamereyeho naragisobanuye ni umupira w'amaguru. Mbwira uburyo umupira w'amaguru umenaguye imbaraga z'abera, uburyo abantu bafana umupira uko bawufana, ariko imbaraga kumenagura uko imbaraga z'abera nuko umwuka w'Imana ruba rumagenda basohokamo abahunga yigendera. Uko bigasigara wa muntu asigaye ari igishushushungwe, kunesha icyaha ntabyo gishoboye, kwirinda byararangiye. Uko niko kumenagurwa kw'imbaraga z'abera. Hanyuma ikindi ese kukizaho ni izi nyigisho za prosperity. Yamaye imirongo myinshi, imwe mu mirongo yampaye yabwiye myinshi cyane muri Bibiliya. Bakora kwifashisha Yesaya, bakifashisha Zaburi, urumva, Zaburi yo bayibamo cyane na Yesaya bayibamo cyane, urumva. Hanyuma hari umurongo umwe, uwo muntu wari umagaze imbere, nabonaga ari umuntu wambaye imyenda yera, yahise ambwira ngo fata Bibiliya usome. Mwiyere kwa mbona mfashe Bibiliya, rambura muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa mbere. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nibwo Yesaya yabonye umwami Imana, cyangwa se nabonye umwami Imana. Arambwira ngo abavuga butumwa bigisha izi nyigisho akenshi ngo baza, yambwiye ko icyambere bagira ubwibone, ngo bariyemera cyane bitewe nuko bazi ko abantu bose babemera, bigatuma bagira ubwibone. Icya kabiri ngo niyo amatorero yabatumiye, itorero ryabatumiye, akenshi uzasanga baje bakerewe, ngo kandi baze bakerewe ngo twababona tukabakomera amashyi kandi bishe gahunda, kuko baba bemeza abantu iteka zo ntagarari bwemeza abantu, tukabakomera iki amashyi. Icya gatatu arambwira ngo iyo bagaze imbere y'abantu bagiye kubigisha, icyambere bavuga ngo ni ubuhanuzi batuzaniye, bavuga ngo nari mbazaniye ijambo ry'ubuhanuzi. Icyo gihe itambaza ngo iki gitabo cyose ufite mu ntoki ni iki, ni ubuhanuzi cyangwa se ubuhanuzi? Nambwira ni ubuhanuzi. Iyo rero afashe umurongo akawita ko ari ubuhanuzi, ubindi yamaze kubumvisha ko atari iki, atari ubuhanuzi, ataho niyo bafatira akabayobya. Ikindi yahise ambwira cya nyuma ngo niyo ababwiye ngo dusome, aravuga ngo dusome A yonyine cyangwa se B yonyine. Murambure igitabo cy'ubuhanuzi Yesaya igice cya 6 umurongo wa mbere, A yonyine cyangwa se bari ngo ni kwite. Yes, agahita avuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye umwami Imana. Funga Bibiliya yawe. Nari nkuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo uyu munsi Uziya wawe arapfa. Urumva ngo Uziya waragira gute? Arapfa. Agatavuga ngo Uziya nubwo bukenewe wari ufite, Uziya niyo nzara, Uziya niyo diplome maranye imyaka myinshi yabuze akazi, ubwo bushomeri, Uziya n'urwo rugo rwawe rwakunaniye, Uziya na amagambo bakakuvuze, Uziya niyo ndwara yanze kukuvaho, Uziya nuko kubura urubyaro. Atariko nkuza ni ijambo ry'ubuhanuzi. Ati sema amen, amen. Ati mwongere cyane amen, amen. Ati ijambo ry'ubuhanuzi narinzanye ni ijambo rivuga ngo uyu munsi Uziya wawe arapfa. Ati hindukira mugeze ngo icyo mumbwirira, mumbwirire ngo Uziya wawe arapfa uyu munsi. Ukabura kwindukiriye ati oya ongera umubwire uti Uziya wawe arapfa. Ukamuhirya ati Uziya warapfuye. Ati abantu nka batanu hano mubyizeye ko uyu munsi Uziya wanyu apfuye. Ati muhaguruka mutere haleluya.
urusengero mwese mukamurahagurutse mukayitera cyo gihe indimi ziba ziri mu rusengero urazizi barazivuga akabatangiye kwirukanka mu bantu ati ijambo ryatubwiye ngo mu mwaka umwami uziyatanzemo nibwo Yesaya yabonye umwami Imana ati uyu munsi urabona uyu munsi urabona umwami Imana mu rugo rwawe ati mu bushomeri urabona umwami Imana ati mu bukene urabona umwami Imana ati ragira wabwira ngo uyu munsi urabona umwami Imana mu buzima bwawe ati ko ubuzima warapfuye ati tira haleluya akabagiye mu ndimi wumvishe ubuyobe Imana tugirire neza none Imana marayika arimo kubimbwira gutyo yahise avugana n'ijwi rirenga numva risatuye umutima wanjye ngo maze indaya zikagenda zivuga ngo Uziya wabo arapfuye abajura bagataha bavuga ngo Uziya w'ubukene n'inzara no kwambara ubusanga barapfuye abicanyi mu mitima bagataha muri icyo kigare ngo abantu bakamara imyaka 5 10 15 batarasobanukirwa Agakiza icyari cyo ari izo nyigisho biberamo ahita avuga ngo ninde wababwiye ko ubwo ari bwo butumwa mujya kwigisha abantu banjye kubera ko mwabayobeje nzabababaza ubwo se urumva abantu badafite ikibazo bavuga ngo bahagarara Imana ngo bavuga ubutumwa bwiza Imana tugirire neza urumva badafite ikibazo aha ngaha nahita mbaza wowe unkurikiranye ese urabona nanjye nzi kubyigisha zakubera reka mbaze na Fabrice urabona mbishoboye kubyigisha dusinge cyacu kuko twibonera amafaranga amafaranga yahita menshi oya urabona bishoboye cyane aha none wowe ikibazo nashaka impamvu mbikubajije ari nicyo mbaza wowe unkurikiranye niba Fabrice ubonye ibintu bishoboye kuki ntabyigisha kandi icya mbere nzi ko birimo icyubahiro icya kabiri nzi ko birimo agafaranga harimo agafaranga witonde wowe nyamara wabuze ubwenge ushobora kuba yaragutaye jari nabuze ubwenge ubundi abantu bari mu murongo w'Imana abantu babita ko babuze ubwenge ariko se kuki ntabyigisha kandi bishoboye kandi nzi ko birimo icyubahiro n'amafaranga niyo mpamvu tugaraho ikintu cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu usobanukirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko mbere yuko twigisha ibyo hari ikibanzwa kubwira abantu ubwami bw'Imana bakabumenya tukabwira kondisiyo tukababwira n'icyo bashobora gukora kugira ngo babashe kubahiriza kondisiyo bihana ibyaha rero twabonye ko biryoha kubireka biragora ariko hari igisabwa kugira ngo bishobore senga soma ijambo ry'Imana yiriza ubusa kunda kubana n'abantu mwigana ijambo ry'Imana ry'ukuri hanyuma bwa bwami nibuza buzazana na bya bindi twakabaye ibyo twabanje kwigisha none bigira inyungu mu ruhande rw'umwuka bigira n'inyungu mu ruhande rw'umubiri none uzugweza abantu hari ijambo nigeze kuvuga sinzi niba ndyibuka naravuze ngo nigeze gusobanura abantu ni ijambo ry'ubwenge navuga ngo iby'umwuka bizana iby'umubiri ariko iby'umubiri byazana iby'umwuka urumva kandi cyangwa mu Kinyarwanda cyoroshye abashinwa bose ni abantu ariko abantu bose si abashinwa abashinwa bose ni abantu ariko abantu bose ntabwo ari abashinwa kabisa icyo ni cyo iby'umwuka byazana iby'umubiri ariko iby'umubiri ntibyazana iby'umwuka ntibishoboka rwose urumva rero abantu bakwiye kwiga ubutumwa bwiza bw'ubwami bakamenya ubwami bw'Imana bakabushurirwa bakemera kwigishwa inyigisho z'Agakiza harimo kwigishwa ubwami bw'Imana harimo kwigisha wabutuzaniye Yesu Kristo ukamuvuga gusobanura umusaraba amaraso ya Yesu kwigisha iby'Agakiza kwigisha kondisiyo kwihana ibyaha gusobanurira abantu mbega ibyo byose izo nyigisho zo kwigisha abantu hanyuma ibindi byose byo kubwira ngo Uziya w'ubukene ngo Uziya w'inzara ngo Uziya wo kwambara ubusa ngo Uziya ngo arapfuye ngo ubukene burapfuye ngo nyumwamo Imana ni ukuri ubwami bw'Imana bwageze iwawe n'ibindi bizaza reka duse nk'abasoza bafite ikiganiro cyacu cyari kigezeho kiryoshye numvaga ntagiye gufunguka ariko none urumva ugifite ibintu byo kuganiriza ubwoko bw'Imana tuzakomeza ubutaha ndakubwira yuko ikiganiro cyacu ari cyiza ushaka kukirebye bwa mbere ni episode ya 3 ndagushimira ko wakurikiye Revelation Ministry Revelation TV Revelation Ministry ndagushimira ko warebye Ingenzi YouTube channel ariko icya mbere nawe menya ubutumwa bwiza bwa Yesu ese muri gufata cyangwa nawe uri ubutumwa bwiza bw'abantu nanjye nubwo nahereye ariko Imana yangiriye neza amen
birashoboka ko wagize akantu uvuze gasubire. ese weho waba niwe butumwa uri gukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyangwa gukurikira ubutumwa bwiza bw'abantu? Nge nahereye ku butumwa bwiza bw'abantu, ariko Imana yangiriye neza menya ubwa Yesu Kristo, kandi numva ari bwo bwiza kuko buzampesha na bura bw'abantu bampumye amaso, butume ntunganira Imana kandi n'iby'isi Imana n'iby'isi bizi cyane. Umukozi Imana ko haleluya, nabonye azi no kwigisha cyane. Ubundi oya ntago nzi kwigisha cyane, ibyo ngibyo si ibyacu. Nabonye wabishobora no kubyigisha. Zira nyigisho ndabizi kubyigisha cyane rwose, tukabona views kandi baba we views zahita zibyigana. Ubuhanuzi top 5 bw'ibintu Imana igiye gukora muri iki cyumweru, views 5k. kuba uri kubona dufite views nkeya ntibitume udasharinga buno butumwa bwiza. Asobanukirwe, dushaka ko abantu b'ubwoko bw'Imana bugira gute bwungukirwa cyane rwose. Izindi episode ariko tugiye gufata umwanya wo gusengera. Ndashaka ko nawe uri kugira ubutumwa bwiza bw'abantu, cyangwa nawe wagize icyifuzo nkanjye bwo gukomeza gukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umukozi Imana agiye gusengera abantu b'Imana bagize icyo cyifuzo. Nimero za telefone ze ziriho, muhamagare, mwandikire. Arahari amasaha 24 kuri WhatsApp, kuri telefone, kugira ngo ufashe gusobanukirwa. Icy'ingenzi ni uko nawe muri wowe hari icyo wumva kirahinduka. Wayekara umwanya w'isengesho. Reka dusenge, hanyuma wakunze ikiganiro wakirebye bacyumvishe, icyambere turagusaba subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo tubashe gukomeza kubana. kandi ku kibazo wagira, reba hasi kuri telefone yawe, niba ari kureberaho kuri YouTube cyangwa ari kuri computer, hasi urasangaho nimero zacu za telefone, uduhamagare hanyuma tugusobanurire ibyo udasobanukiwe, nawe usobanuke mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana ikomeze kudushoboza, kudufasha tubashe guhishurirwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu yatuzaniye ubutumwa butubwiriza iby'ubwami bw'Imana. Murakoze cyane, turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye kubera ko wemeye ko mu gihe nk'iki ngiki tuzaba turi imbere y'imbaga y'abantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi, turi kubasobanurira ubutumwa bwiza bwawe watuzaniye, ndetse n'ubutumwa bwiza bw'abantu, kugira ngo abantu barusheho guhishurirwa ubwiru ubwami bw'Imana, kandi bongere banahishurirwe ubwiru bwa satani, babashe kubwirinda. Nta handi tuzabishurirwa ni mu kwiga izi nyigisho, twiga ijambo ry'Imana, hanyuma tukarushaho guhishurirwa. Fasha buri wese udukurikiranye, kandi Uwiteka umushoboze, unarusheho kumwishurira ubutumwa bwiza bukwiriye kwigishwa mu isi, nawe kandi akwiriye kwiga akumva. Komeza kubana natwe, kandi komeze gushyigikira iri vugabutumwa, kugeza ubwo natwe tuzabona dusoje urugendo rwacu tuvuye muri isi. Turagushimiye ko mvishe gusenga, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tubararikiye ikiganiro cy'ubutaha. Shalom, shalom, shalom.